romantique mu byo abantu batekereza ariko ndi romantique kuwanjye je simbi kopera ibintu byo ngo murajya guta message romantique akayikuta yigusendingira ayikopiye kuri iri ruzi aho ukajya kunyuzuza iyo myuka ngiye ngafata se reka ntabwo bishoboka guti bikoperano byamfata se sha rero ndumva abantu dutandukanye turatandukanye mu rukundo wizanamo ibifaru rwose Marishal utangiye kuzanamo ibintu by'ibifaru n'ibiki ako gatima ka mu gitondo kuri WhatsApp kohereze ako karabo kiroza ko kuri kohereze njewe nafuma njya kugukatira ibishogoshogo isi icyo bita CIA urakiza CIA ni ibyo by'ubutasi bya Amerika yego ugomba kubona ufite CIA muri wowe no mu rukundo se RIB urayizi ugomba kuba ufite RIB muri wowe Minadef urayizi ugomba kuba ufite defense muri wowe unuzo uzaproteza gute umukunzi wawe gute urumva utifite mu bwirinzi bukurinda bukarinda n'umukunzi wawe nshuti bakunzi ba Iribanews TV nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi uraho neza David uraho Emma amakuru yawe amakuru se waburiye he ahubwo ngenda hari wese ndetse amakuru yanjye ntago akunze kuba neza kenshi birapfiranye kubera mpora nandaritse amaso n'amatwi numva ibibera hirya no hino kandi nkabangira kamere icyo nakwita nk'urukundo bituma mpora nifatanyije n'abantu batandukanye ubu ndi muri Ukraine ndi muri Eastern Congo mbega mpora muri urwo ruzerero ugasanga amakuru yambanye mabi yose oya kandi mbese muri urwo ruzerero nta nkuru y'ihumure nibura ikugwa mu matwi izi humure ziba zihari ariko buri muntu wese agira umuhamagaro niyo mpamvu uzabona hari nk'umuntu ku isi ejo bundi nagiye umupira wa Kiyovu na Rayon Sport bwa kabiri ngiye kure umupira muri stade hariya wari buharwarira umutima niba ufana rero oya nyine nukuvuga ngo ntayo mfana no baze nturiye ama stade wumva inshuro ebyiri zonyine nize hariya nagize gute ariko ndavuga reka njye kurebera ibintu abantu babamo sanga ni nabyiza which means usanga jewe niba ngiye kuri stade inshuro ebyiri hari n'uyihora amagiye no kuyisura n'umupira wabaye no kurenga ngo ibyo bita entraînement je nkahora muri politique hari umuntu utarafungura n'urubuga rwa politique undi akaba mu muco undi akaba mu kiniki bivuze ngo jewe rero iyo ni umuhamagaro wanje no kureba ibera mu isi ngakontrola Putin ngameze gute Joe Biden yaramutse gute Tshisekedi yarasinziriye Zuma bite Samia Suluhu Hassan ese William Ruto we biragenda neza mu gihe abandi bashobora kumara igihe kirekire ibyo atabyitayeho jewe rero umva nibwo buzima mbamo niyo mpamvu rero ntashobora kuvuga ngo iki ushobora kuvuga ngo ni byiza kandi hari abantu bitameze neza kuko nabimenye hari abantu bari free hari abantu batuje batekanye kubera kutamenya ibera hirya donc kuko atakunda amakuru wenda n'urugero y'intambara aho zibera niki biratuma sinzira kuko adakunda wenda futu niki Manchester nidatsinda ntimuza gusinzira kuko adakunda ABCD ariko je ibyo nahisemo gukunda nibyo ngibyo narabyisanzemo akenshi na kenshi usanga rero bidatuma numva ntuje kuko iyo uhora mu makuru nkayo ngayo uzi ko ndi umuganga bundi w'umwuga ubusanzwe ntumbwire ngo umutima w'umuganga uba muri urgence n'utwara ambulance kuko nanabikoze n'ibyo byose ntago ari wo mutima w'umuntu wenda uvura utwana twiza turashimishe tutarembye ariko ndahora mu nkomere ndahora agira gute so nshatse kukwereka cyangwa se ufotora byo bita radiography urumva umwe ashobora kuba affected y'ibyo ahoramo nicyo nshatse gusobanura ugasanga uvura imbabare naho hari imbabare uretse ko mu kiganga barabahindura kugira ngo bitazamwokama ndibuka nigeze gukora muri autobus gupima imirambo igihe kimwe none igihe wisabiye kuvamo ndavuga nti nakoraga irutsiro mu bitaro bya Murunda mba muri service ya shiririje nakavaringa ibyo byose pete shiririje bakavaringa za autobus mu bitaro by'akarere nicyo nshatse kuvuga ntabwo nayibeshya abantu babanzi babona ibi ngibi ndimo kuvuga nyuma ndavuga nti ndarushye mu mbabarire ngendere rwose wari urushye iki wari urushye umuntu arushye nyine izo bintu bisa nka trauma guhora n'ibisuzuma imibiri idafite ubuzima ngo rugera gutewe urumva nk'ubwo ngubwo hatagize ubukuramo cyangwa nawe wiyarure wakwishima gute se umunezero wa buri munsi none se David ibi bintu wa mugani ndumva nta munezero waba urimo ni ibiturika gusa nta kuntu wanyuzamo ukajya ujya no muri showbiz ugasesengura n'ibintu by'inkumi ba Shadibu abasirayi Queen n'utundi nk'utwo biragorana kumenya inkumi zi gutera imitoma neza igihe cyo nihutira kumenya no kumenya modeli ya diplomasi igezweho
umudiplomate mwiza, amagambo arimo gukoreshwa mu guhuza Irani n'ibihugu bitunze intwaro za kirimbuzi, urumva kumenya intwaro zigezweho ni izihe, ese drone z'abaturukiya zirimo gusohoka zakoze ibara muri Ethiopia zigatsinda intambara zikajegeza iki niki, ibyo byo ngomba kumenya. Ariko icyo nshaka nanone hano sindimo gushaka gusobanura ko ntagira uburyo bwo kwishima, nashaka gusobanura gusa ko ibyo umuntu abamo ahoza mu mutwe n'amaso n'iki biramwafegitinga. Swingi zawe rero tumenere ibanga, ibintu bigushimisha ni nk'ibiki? Ibintu binshimisha muri rusange navuga nk'ibintu bibiri. Ibintu binshimisha ni music. Niyo mpamvu mbona mu bitaramo ubona amasitati yanjye urabizi. Yego. Nkunda kureba imiziki ari kuri live abantu bacuranga, kandi ngiye yongeye muziki mbishurira abantu banga batari babizi. Ntabwo mbangiye kumva indirimbo z'amagambo yazo ntizirenza nk'eshatu mu buzima, kuko nizi ibintu by'umuziki nkiri mutoya. Uzi no gucuranga ndabizi. Ndabizi nubwo atari cyane, ariko mba ndeba ngiye nkunda ibyo bita donc manipulation ya instrument na sound yazo. Ngiye mbura ucuranze nabi nubwo aririmba nka rusoferi wanze ko umuhanga mu kuririmba abantu bamwita sitani, ibyo birabareba, urumva. Ariko ugacuranga nabi no mu ikanisa, uzi ko mu bintu bya deperi ndasohoka ntimumenye ikinsohoye, ariko muje mukabivanga nkabona birakomeje, nkabona mwakoze mixage nabi kuko binjya mu matwi, mpita ngenda nzi kurobanura amajwi. So njye nkunda music rero instrumental, ariko sinkunda amagambo lyrics, ntabwo nzi biba byanditse mu ndirimbo cyiko njye kuri internet nkazisoma, naje no gusanga biba biryoshye, ariko sinjita ugende ba musique. Noneho njye nkicarane nkajya muri club, nicara imbere y'abacuranzi, mba ndimo ndeba ibintu bakora jewe, ibyo bita duwate kubona bazi gucuranga. Niba ucuranga gitari, umuntu ashobora gucuranga incuranga imwe n'iyundi, ariko umwe akamenya duwate ni uburyo bwo gupanga intoki kuri piano cyangwa gupanga intoki kuri gitari. Wowe ukaba uzi kubicuranga unabiryoshye, undi akaba azi gucuranga ajabata gitari, ajabata piano, urumva, agacuranga piano yayura, akajya gutunda agacuranga arimo amuvinga. So giye mba ndimo ndeba rero sound, ariko ndeba nuko abantu barimo kumanipira iyo music. Niyo mpamvu nirirwa mu bitaramo, ntirirwa hose, ntazagire ubibeshya ngo numva amagambo muririmba, sinza yariyo, mba ndeba gusa ko mufite music yunguruye imeze neza. Icya kabiri nkunda muri make, ndavuga ni byinshi ariko bibiri navuze, nkunda vantire. Ngiye nshobora kujya mu ishyamba nkirirwa mu fotora, ngera gute, nkagenda mu mihanda cyane cyane nijoro. Ngiye nshobora kuryama mu wese nkagitembera ijoro, ku buryo abantu bambwira ngo umunsi nyine ngo hari umunsi nzafatwa mpiri, ngo hari abantu badakunda umugabo ugenda ijoro, abagore cyane cyane. Abagore ngo bakunda umuntu ugenda ijoro, wakwiga wizereza ariko amasaha gutata rwose. Ariko burya rero ibyo byose no kwihangana ntibagira utese. Rero David ndumva uri igitangaza, kuko mu bintu abandi bagabo benshi bakunda ntihaburamo icupa n'inkumi. Ibyo ndumva wowe warabiteye umugongo, imbaraga wazikuye hehe zo kubizibukira? Oya, urabona ngo ibyo ngibyo uzi ko abantu b'abadeperi ibyo ntabwo babijyamo. Uri umwadeperi se? Kuva ndi mutoya nta yindi eglise nzi, niyo yambyaye, niyo yandeze, irankuza. Wa mugani nka n'abantu byo mu madini ngo bazabona bashyingura, urumva ko ntabyo biri mu buzima bwacu. Ndibwira ko nta nduru zizavugira rwose iwanjye, niba ari Busanza, niba ari Rusoro, ahari hose simazi, kereka ingoma wenda n'amapendo. None se Emma, je nagize uruhare mu gushinga amakorali afatika n'abiri. Erega ndakuzi uba muri korali navuze. Nushaka kuyivuga gusa urambwira ngo jewe iby'inkumi rero, iby'inkumi gende romantique, aho ko nakuriye mu gisirikare, ngira isura ya gisirikare, abantu barantinya. Donc kugira ngo uvire muri romantique kandi nkana nk'igifaru kiba ari ikibazo. Bivuze ngo ntuzi no gutetesha nta mutoma nta. Oya, umuntu umusirikare gutetesha avuga ati useka neza nk'igifaru, karasa neza nka kibariga cyangwa amashinigane cyangwa katusha, urumva. Kandi yabona ufite nk'amatayi meza akavuga ati yo wagira ngo ni rujegere igiye kurasa bunagano. Ngahore urujegere n'ibisasu ni bya bifaru bigendesha iminyururu. Uri romantique gute koko David? Biterwa n'ibyantu bakunda. Sureba Emma, jewe
urushaka kubwira tuzabipingire. yego Hari abakobwa bakunda abantu bameze batyo, kuki bakunda abantu bari serious, upfa kuba ntabwo mugira. Hari umukobwa wabwira ngo sheri ushaka bakose ibyo ngibyo burimo gasheragurike ati sheri mu urumva gusa buri ikintu cyose kiba kibi mu buzima nicyo bitari ripanse. yego Kuba imiterere yawe imiterere yanjye ntawe ihaminga ntabyo isenya ntawe yabuzinga, ariko buri kind ya character umuntu atunze ifite umuntu uyifitingamo. Nta nkweto buri yayo wambara kabiri wambara gatatu bataye ajya gukora sinyamamaza, ariko ku iriba news buri wese afite nimero ye. yego kuko urumva dufate nk'urugero ushobora kuba ufite amagambo meza aryoheye amatwi ariko atari ku mutima, cyangwa ngo ajyane n'imibereho yawe ya buri munsi, nkakubona mu magambo nkakubura mu bikorwa. At least kandi nanone ubwo ku rundi ruhande ubona imitoma yanjye iganisha ku bifaru n'ikindi cy'ibyo nk'ibyo, ariko mu mutima wanjye nta bufaru mfitemo, ntari igifura ntari iki, ukabona ko ariko nubatse. Burya rero ipansa cyo kintu kibi. Uriya muntu tuvuge wenda hari ikintu nabyo bibeshyaho, niyo mpamvu abesikoro batubasha. Abesikoro baraza kwiga tere ku ntemeza akavuga ati abantu b'ikigenda abatesi n'iki ni cyakaza ari umutesi, abantu b'ikigenda ku muri smart akaza yemeye kujya muri duka rya fashion runaka akiyambika neza. Wabonye abapasiteri abantu bagiye kwiba kwa pasteurs ukuntu bagiye bameze, bafashe amapenduro bagenda ngo twahageze merci yawe twahageze n'impamo pasiteri ati mwahageze ati karibu abantu b'Imana. Barakomeza bamutwara amaburifikesi bariba byose barinda basezera bavuga ngo twahageze. N'abantu baje kubyina amakorasi ntibari kari abajura, basanga abajura bagize kuko bamaze gukora stade bariga barasanga wowe pastor mu gipasiteri icyo mukunda ni ubugambo n'utwo tugambo tw'amakorasi n'udupendo twa viking urayizize amavuta yabaga niz'abarokore bakoreshaga mu gukora amapendo baratoye bashyiramo imisenyi, akaza yigize gutyo. Abesikoro rero no mu bintu byaravuba bamwe ku buryo azaza akavuga ati abakobwa mukunda iki, dukunda utugambo twiza kandi kurya ivatiri yawe, dukunda kwambara neza no kwitera ibihumuro, kandi wenda avuye kuniga abantu nka batanu kugira ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. N'abakobwa ibyo barabikora kuko giye uzi ko n'umufeministe ntabwo ndabandura ibintu by'ibitsina, cyane cyane nita no ku mibereho y'abakobwa n'abagore kuko hari impamvu ibyo ngibyo mbikora nabyo uzabimbaza ubutaha. N'abakobwa nabo ashobora kuza kugira ngo akwereke ko ari igitangaza n'iki byose, akaza akamenya indabyo kuzanira z'amaroze kandi umutima usa n'ubururu bwijimye, akaba azinga abasore bakunda umuntu bamenya anniversaire no munsi wayo n'iki byose kandi ni bihehe. Urumva ibyo rero jewe nibyo ntakunda. Ukomeze nuko kandi twarakoranye ikintu urabizi. Niba ndishimye niba ntishimye n'iki, niba numbona mu muhanda ngiye na fotora ama podcast ukambona ku masutati ndi muri club ukabona ndi mu bitaramo wenda by'abo baporoso n'iki byose, ngiye nizo swing zanjye nizo wambajije ibyo abakobwa wambwiraga. Nta muntu udakunda abakobwa ariko simbakunda uko abantu babikeka, bakunda byanjye bakaba nabo bankunda byanjye. Nuko cyane ko mfite experience de gutya muri ubwo bufaru navuze n'iki byose. Tuvugisha ukuri umuntu wese ashobora gushidikanyaho, ariko uwo twagiye tumarana igihe kirekire ntabwo wafashe umwanya wo kunyigaho, ntabwo namubereye umwana mubi. Raison pour laquelle n'umubwira kuri turere Eve mpamagara abagisi banye nka 3 cyangwa 5 urebe ukuntu tubana neza. Uri Burayi uri hose, uri Arusha kuko ndahamufite, urumva uri USA Los Angeles uko arahari, usanga nyuma burya ababibaho mu bintu by'inkundo. Nyuma yashize igihe yabyaye kabyaye gatatu byaye iki n'iki yagiye kure, sinzi ikintu kibitera. Aza kukubwira ko at the end of the time yaje ku understandinga ibyo atajyaga understandinga kuri wowe bitarimo regret. Wanyumve neza nta regret birimo, ntabwo yavangara ku regret n'iki bo nta wundi regret muri make. Ariko wenda niba ari nko kuvuga ngo iyo kandi imitoma navuga ngiye nshobora gutera, ashobora kuvuga ati mu buzima nanyuzemo nyuma kugira ngo ntagire wonsenyera kuko hari abayigisi tuziranye nabo babashatse ugatagira ngo ndimo gutaranga, akavuga ati nahuye n'abandi batandukanye n'indyarya. Urumva mbega bafite ku karimi keza nubwo nta rurimi nange ngira rubi ariko katajyanye n'ibikorwa. Akavuga ati at least nawe nakundanye n'umukobwa rero ngutere story akora mu bitaro bya Ruhengeri
urumva ndamusuhuje wenda azabona kino kiganiro cyangwa nzakimuha. Hari nigaga muri College Saint Andre muri 2000 na kangahe, muri za 2000 na kangahe gutyo, kugira ngo example typique. Harimo nka coupe du monde kuko ntarebe y'imipira cyane, ndibuka ahantu yaberaga ariko kubanza ariko sinibuka rimwe ari mu Burayi bari hehe. Coupe du monde iraba icyo gihe ariko we yakoraga mu bitaro by'i Kanombe. Nkagira ingeso kuko muri romance yanjye nayo hari turi umuntu atavuga ariko natwo natuvuga yo kubona umuntu naba nkundi igihe kinini. We rero kumubona kenshi akagira ngo ni surveillance, akagira ngo n'ubutasi umukoraho, akagira ngo n'ukumugendaho, akagira ngo n'ukutamwizera, ariko sinumva ukuntu jewe kuko yatahaga ari hafi na Sun City avi Kanombe, hari mu bisi zabatwaraga sinzi bazitwara abaganga b'i Kanombe. Je nkifuza ko umfuko ngoranye aviramo kuri Sky yarekeye hoteli nkajya muherekeza tugataha n'amaguru. None igihe kimwe aza gukunda undi muntu uko birasanzwe ko wakunda umuntu umwe na B ariko ntabwo ibyo ntacyo giye babingiye. None hakajya ajya kumusura muri Coupe du Monde akanarebera Coupe du Monde. Agahora mbeshya rero. Buri munsi akambeshya iminsi 3 ndamubura. Kumbe ko aracyareba Coupe. Icyo mbeshya ubu ntabeshya. Ubwiye n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Aza kujya kwiga kaminuza i Bujumbura. Ibyo bya Coupe bivuyemo n'iki. Arabimbwira hari hakibaho imodoka bitwaraga Yahoo. Ngira ngo yatwaraga abantu i Bujumbura. Mutegurira kado n'iki byose kugira ngo nyine nibizamutwara nigaga nkora amafaranga. Ndi umunyeshuri wa leta ntukatubone gute twariyubatse ngo ugire turabana nyine bifite aho byavuye, turabana nyine ba leta. Abantu bajya nabimenye nubwo wavuga mfite uraye kundi umwana wa leta iyi ngiyi, urumva nani mfite amafaranga ariko afite amafaranga rero. Nubwo twakundanaga ari umukozi ntacyo yabaga yambwira kuko yarakoraga nanjye gakora kandi niga. Igihe kimwe mutegurira kado njya kuri yahunda namukatishiriza, ngiye numva ko ari surprise. Kano kantu reka nkavuge nako ngomba kukavugaho. Noneho namuteguriye itike kuko ndumva araza kuzasanga nanayiguze, si surprise se cyane, arasanga na shopping ibintu bizamufasha igihe kinini cyane. Wa musore bamaranye igihe muri Coupe du Monde nawe ugira ngo dutekereza kimwe, uko nahageze kare nafashe n'umwanya nawe baraje. Noneho umusore akavuka yakumuvunjayi wakavukira i Bujumbura baraje gukora business i Kigali. We uko nazanye kado n'ibifurumba, we azana noneho n'imyanya y'intebe zimwe za agira ngo mutume kuri mama we. Yavuga ati mbega unjyanira ibintu ushire mama. Ndetse amakuru nari mfite nuko yari kuziga i Bujumbura aba no muri famille y'uwo musore. Urumva kado yanjye mu buremere muri poids physically yarutaga yanjye singiye kubeshya. Aki yanjye ku mutima aza yishyura ikimwaro n'ikibi ambona muri bi yishyura ntishyuye. Haba ikintu kimeze nka conflict nk'intambara hagati yanjye na wa musore. Noneho urumva sinamubwiye sinagize gute simvuga amagambo menshi ariko nabikoze ntiyatekanye kandi nabikora n'iki byose. Ariko ngo nsubiye inyuma gato yaririwe ambeshya. Ndi bugende ariko ndanyura kwa anti nyure nibuna kandi mbega agashyiramo imitego yuko tutari bunane. Ainsi de suite. Nihuse rero. Uwo mukobwa aragenda, urumva? Aragenda rwose utangirwa n'inyuguti ya ba. Ntabwo nyazwi nshyiraho. None haragenda hari ukuntu abantu bagendaga rezo zikata zicika. Ubu nuba ari kubanza bishoboka. Bageze ku Kanyero mbere kujya ku Kanyero. Terwa naho ugeze. Birashoboka kereka bakoresha ntuza hatari roaming nko muri Kenya. Muri Kenya na Uganda ho ugenda ubigenderaho na Sudan. Ariko nko mu Burundi numva biracika birashoboka. Noneho ageze ku Kanyero uzi ko ahita gakora amasimo kade wenda akagura indi agashyiramo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Anyandikira message na n'ubu hashize imyaka 10 n'ingahe sinzayibagirwa. Uracyayifite? Ndavuga ko iri mu mutima. Okay. Arambwira ngo nabonye sinabivuga gutyo nkuko yabivuze nta mu miskotinga ariko agiranyiza kunyereka ukuntu atigeze amenya ko ndirishe ko mfite richesse mu gukunda. Ati yembibonye buriya mu modoka nabaga nzi kuri umuntu ugiye usanzwe w'ibifaru gusa atari ko buriya nubwo nagukosheje. Ati rero none icyo nshaka kubwira mbabarira ngiye Burundi kwigura bizi ngiye gukuramo simukadi turangizanye kuko genda umubeshyi umunyabinyoma ntago ngukwiriye. Buryo wajya nkubeshya wajya gumbura ndaha n'iki. Ati bwo rero nibyo ngiyemo nibi ati ndetse yagenzanyemo no kwa mabukwe
umva kwita umuntu nyoko bukwe ya ndetse ko bitaje no gukunda ntabwo baje no kubana. So mu ijambo rimwe ibyo abantu kuvuga ngo ibyo navugaga kuba romantike mu buryo bwo kubeshya no kwibera love ya kigeshi nkuko nguko ariko uteye uri buzima ku muntu wabicunze neza, aribyo navugaga wa ex banje cyangwa mbere ex for instance kuko vice versa. Bigeza abantu bakabona ko iyo utafite yari ripanze iyo udafite ibintu utwaye mu bwonko bidahuye n'ubwo buryo ubuzima bwaguhitishijemo either wahisemo n'iki ntacyo bitwara ubundi busanzwe. At the end of the time umuntu abona ko ari byiza bikamuryohera kandi akumva ni sawa. Urumva sindi romantique mu byo abantu batekereza, ariko ndi romantique kuwanjye je simbikopera ibintu byo mungu murajya guta message romantique akayigutaye gusendingira ayikopiye kuri iri ruzi tango ukajya kunyuzuza iyo myuka ngiye ngamfata se reka ntabwo bishoboka guti bikoperano byamfata se. sha rero ndumva abantu dutandukanye, turatandukanye nkanjye rwose niba udafashe umwanya ngo ndirimbire reka tuvugishe uko ubu ngubu turafata urugero rumwe. Ntabwo nshaka kujya muri conflit de generation. Ukeka ko umuntu ukopiye message either akuye kuri Google cyangwa akuye no ku yindi WhatsApp group cyangwa abonye kuri status akayidownloading ihuye niyo umuntu wa kera wayandikaga agashyiraho tembure before putting that your tembure akajya ku kiliziya ku mukarani agasanga yafunze akamutegereza. Urumva akavuga ati mukarani nje kohereza akabarwa kuko bwa mbere nakunze umukobwa bitaga Umulisa yitaba Imana twari tunaturanye twariganye yitaba Imana twari abana bameze nk'abakire niba bari abakire cyane kwa Telesiforo batunze amamodoka. Papa nawe yari umuntu ukomeye muri administration ibibona by'itangazamakuru. Papa yari umuntu umwanditsi yanditse ibintu byinshi cyane mu binyamakuru mpuzamahanga byarankurikiranye. Noneho tukaba abana b'abakire bakundana. Urumva uzamubaze Cyubahiro aramuzi kuri televiziyo ashobora kuba mwibuka kuko papa we yari umuntu ukomeye nabo bakomeye bose nk'uwanyumvise yahita yamenya icyo mvuze. Noneho ngo nabi wacu bariye. Noneho uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri nge nitwe Eugene ubundi ku bantu batabizi David Eugene Marshall. Nubona se kuri Bayirani yanjye uko ribamo iryo zina hagati ku gihe gendura ibinyandiko nanditse kuri Eugene ribamo hagati Eugene ririmo Eugene Marshall ribamo. Noneho yitwaga Eugenia rero yavaga ahantu bitanga i Nyanza ngo bitanga muri Cyaratsi. Niba Cyaratsi ari iki sinzi niba kinabaho ariko ndibuka ko najyaga nandika gutya Eugenia niki komeka hagatembure kumva ndishimye. Naho mfata izo compare zo ko arebye warahereka mbwira abantu bakuru dukurikiranye niba utarabaye muri love nk'iyo ngiyo n'ubu kandi ziba zishoboka no kwanta utabyumva n'ubu wakwandikira umuntu bigakunda kuko ntawe bikuyeho rega ariko nabagarigeze wenda ntitwanabitindaho. Noneho ugafata n'umuntu urimo kopiye ibintu bitamuvuye ku mutima ngashushanya umutima ashyiramo akantu k'umwotso n'umwambi n'iki byose yumva ukuntu yeza agira neza. Izo compare zo kandi yumva zihuye ntabwo zihuye ariko ngira ngo turi muri iyi vitensi turimo ni vitensi mu bintu byose. Urumva niba nkanjye nkubwiye nikundira utwo tuntu nyine turirimbo abakurikira ibari yuzi bagiye bumva ko hariho abantu maybe tutanashyira tutanakaragitereza mu buryo bw'imyaka n'iki banyumve neza impamvu umuntu abatanze izo ngero za kera. Hariho abantu nanone urumva ko ushaka kubijyanisha akubwira ati niba nta kuririmbiye nta yaje nta ndirimbo irimo nubwo yaba yikopeye sibyo byaje. Iyo netete ugira ngo ariko hari onetete kuri resebuteri hari na onetete kuri senda kuyohereza. None no kuba umuntu yavuga ati nushaka umbeshye biranyura agera ibyo nkunda nawe ntago ari onete resebuteri ubyakira cyangwa resebuteri ntago ari onete. Kubera iki? Kubera ko wagombye nk'umunyamakuru uranabizi wagombye gusoma inkuru uri wa verifiye source yayo. Wari uzi ko abasomyi nabo bafite inshingano zo kureba source y'inkuru bakamenya niba ari credible. Mu rukundo wizanamo ibifaru rwose Marshall utangiye kuzanamo ibintu by'ibifaru n'ibiki ako gatima ka mu gitondo kuri WhatsApp kohereze ako karabo kiroza ko kuri kohereze. Njewe nafuma njya kugukatira ibishogoshogo. Urumva ibishogoshogo ni ibintu by'intuzo. Noneho harimo n'ibintu bigira ibintu ejo bundi nabonye nakibajije ndara
Rukizangabo shami yagise kuri WhatsApp ndakimubaza we bakita ngo iki Rukizanga nzongera ndikubaza nyine ibintu umuntu agera nko mu bihuru bikamufata ku mupira ibishokoro ibishokoro biva ku giti bita ngo iki ntago mbizi bakita ndakibagiwe ariko ibishokoro burya bimera ku giti kiba gifite utuntu tumeze nk'ibibuto ndi kukibona urimo kukibona mbere ndakibagiwe n'abadukurikiye ibishokoro ntimubizi rata urumva ubwo rero jewe dore ukuntu meze aho kugira ngo nguhe ururabyo rwo kuri WhatsApp numva rudashinga utavuye ku mutima nagenda mu Kigali rebero nawe hose nkarugusoromera sibyo nabona nta mafaranga mfite n'uburyo bwo kurushyira muri ambalage nziza nkarushyira muri envelope imwe ya nimero 16 nkafungaho garafeze urumva nkarukoherereza kuko nirwo mfite nirwo ruvuye ku mutima nirwo nshoboye uzu nkoreye ibyo bintu navuga uyu mukunzi noneho mfite azamitanaho byera uza bigukoreye ari nko muri chômage just you have to ugomba gukora investigation yawe yego nicyo mpamvu mu buzima reka nzare politique muri ravu mu buzima umuntu agomba kuba hari umuntu wifitemo ibintu byose ajya abona isi ikenera isi icyo bita CIA urakiza CIA ni ibiro by'ubutasi bya Amerika yego ugomba kuba nawe ufite CIA muri wowe no mu rukundo se RIB urayizi ugomba kuba ufitemo RIB muri wowe Minadef urayizi ugomba kuba ufite defense muri wowe unuzo uzaproteza gute umukunzi wawe gute urumva utifitemo ubwirinzi bukurinda bukarinda n'umukunzi wawe ibintu se ko byaba bitangiye kuremera cyane impamvu mbivuga you have to know in one way ubuzima umupartenere wabayemo abamo kandi ibyo ukabikora nta ripansa nazigaruye cyane nta mutima mubi bikoreye njya simwizeye singize none ntago ari ibyo ngibyo dufate nk'urugero umukobwa ufite akazi muri Revenue Authority yego Rwanda ya n'amakampani tuzi MTN yubashye muri cash umusore wawe no muri kamere zacu harimo ikintu cyo kwiyemera kuko niko turemye nta rongore ngo ariko wa musore ibitara byamwakiyeho mu buryo cyangwa undi wabimenya ubwo intelligence iraje irakoze CIA irakora hehe nikora neza ntabwo uzanegereje amakuru watoye aha ngaha ngo yakurikirana yuko ushaka kwisanga umusore wawe yaratakaje akazi ari mu bukene bunakomeye utarubizi noneho birthday yawe iguye muri ya period ari umukene no kubona yo kwishyura inzu bigoranye ariko kuko ntago imyenda yashiriye rimwe nta n'uwamwibye inkweto yanaguye neza aracyayifite urumva agashati keza aracyagafite ariko already wamaze kubona na sortie séjour mwakoraga zaragabanutse ubuzima bwawe bubi ubihinduye ko kuko ari urwango kandi revenue zabaye nkeya ku kazi yari rukarwa none nazakado yaguhaga muri anniversaire 3 zikurikiranye ko afite akazi n'imibereho uracyashaka kuzigeranya no muri ibyo arimo none akuzaniye indabyo muri envelope kaki aho kugira ngo putinge roho yawe ku ndabyo no ku buryo umuntu yabitekereje akabiha agaciro akabiha imbaraga urumva azirongaza atagize gutya ngo avuge ngo wenda ngarabiretse wowe uracyari muri bya byakera kandi siyo mudarimo ushobora no gutekereza indabyo n'ijambo n'amagambo aryoshye kandi ari mu buzima bw'uburibwe kandi adashaka kukubeshya icyo adafite ku mutima aho rero hakorera iki niho hakorera bwa bupererezi niho hakorera bwa butasi bw'umuntu mukundana ariko butagamije ikibi ndashaka gukora ku gihugu cyubatse ko nawe ugomba kubatse gutyo urumva dusipoze ko wenda bwa bukene bwamujyanye kuri butike akakidena akabura uko aryishyura bwa bukene bwamujyanye gutya gutya akajya muri ramberi turayamaganye leta ntiyemera udafite bwa umutima romantique ariko ufitemo ribu muri we ushobora kwisanga utazabona ko usova umuntu wawe akazajya amageragere agafungwa kubera ibifaranga utindikiye utanze no kumuha ahubwo wanga amakuru amuturutseho nawe ugenda ubona ntuyanarize ngo uyahuze ngo umenye sitati yawe umusore arimo atakubwiye ko mukundana kugira ngo utamucika ku mwanga kubera ubukene abarimo kujyamo kandi nyamara yizeye akazi mu kindi gihe nakizera na applying wenda azana akabona arashaka kwihisha muri iyo period ariko nureba nabiramutwara kure kandi washobora kumwishyurira amezi 2 inzu nese bitwaye iki ko twebwe twishyurira inzu z'abakobwa kuki batakwishyuriza abahungu ugera mu feminist byo nakubwiye ibyo bintu uri kuvuga rero ukurikije n'umuco wacu kuntu wubatse ubizanye mu rukundo ugashaka kwigira umuribo wari uzi ko hari umuntu ushaka kujya gusura sheri we yambaye urukweto yatiye yambaye ipantaro y'intirano atakwereka umukunzi we ko afite ikibazo cy'urukweto ngaho tekereza
ngaho tekereza Eh. komeza Gusa ze ngutsinde nanjye niba ari umuco wacu niba twarabikuye akantu ko kwirarira hanyuma se ko Emma kwiyemera. none se Emma ubwo twagiye noneho hanyuma se jyewe mfite iyo kamere y'utirariye ntarongora inkumi yego tusipoze ni ko umuco umeze simbyanze jyewe se noneho mbimenye ngize amahirwe yo kugwa ku makuru yo kubimenya ni leta irimo isezerera n'abantu bakoranaga barimo kubihuhisa n'iki n'iki nkwiye kuyaca amazi ntabwo reka mvuga na ribu burya ahantu hari ikimenyetso cy'icyaha ntabwo ribu iri gutara amakuru igira gute ngo izi iwawe nta n'icyahabaye uranyumva neza n'izo nzego navuze arabone ko zikora kugira ngo urugero nifashishije rubyumve neza ntabwo ibyo byose ari interference uzajya gukora mu buzima bw'umuntu ariko se ibifite sayini ibyabonye ibimenyetso ibyanyuze mu magambo urumva ibyanyuze mu bihuha kuki mucyo wita ibihuha kuki utabyanariza